Mbaye ikaze cyane inshuti z'umusaraba bene data bakundwa, nongera kubaha ikaze cyane kuri channel yanyu, kandi nshimira abakoze subscribe mwese. Imana ibahe umugisha, abakomeza gusharinga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, turushaho kuganira twumva icyo Imana idushakaho. Rero uyu munsi turaza kuganira kuri topic ivuga ngo ese ni iki Imana ikunda kurusha ibindi, cyangwa se ni iki kinezeza Imana, ni iki Imana ishakaho umuntu, ni iki wowe uri kumva, wowe unkurikiye, Imana igushakaho ikunda cyane kurusha ibindi bintu. Iki ni ikibazo rero cyimbitse kandi gikomeye cyane mu buryo bw'imyemerere ya gikristo, kimwe no mu yandi madini menshi. Muri rusange hari ibintu by'ingenzi Bibiliya n'izindi nyandiko zera zigaragaza ko Imana ikunda cyane, cyangwa se igiye ikunda kurusha ibindi. Niyo mpamvu rero nafashe uyu mwanya ngo tubiganireho, tugende turebera hamwe icyo Bibiliya ibivugaho, ibintu Imana ikunda kurusha ibindi. Nabura nakurebeye 5 Imana ikunda cyane kurusha ibindi bintu. Rero icya mbere Imana ikunda ni urukundo. Imana ikunda urukundo kuko murabizi ko nayo ari urukundo. Ikigushakaho cya mbere wowe nuko ukunda, uyikundisha umutima wawe wose kandi ukanakunda bagenzi bawe. Turabizi neza ubundi Imana yaremye ikiremwa muntu kugira ngo kiramye kinahimbaze, uwo ni wo mugambi Imana yari ifite. Ariko nanone ikintu Imana ikunda, kuko muri ku ijambo rivuga ngo itegeko rirusha ayandi kuremera ko ari urukundo, rero n'ubundi urukundo nicyo kintu cya mbere Imana ikunda cyane, kuko nayo ari urukundo. Reka dusome muri Yohana wa mbere ibice 4:8 twumva uko havuga. Aravuga ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Amen. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Icyo rero ni ikimenyetso cya hafi kikwereka ko nyine Imana ikunda urukundo cyane, kuko nayo ubwayo ni urukundo. Igihe ukunda uri kumwe n'Imana 5/5, ariko igihe nta rukundo ufite ubwo ntabwo uzi Imana. Ariko igihe uzi Imana urakundwa. Ikindi kintu cya kabiri Imana ikunda cyane ni ukubaha ndetse no gukiranuka. Ni ukuyubaha yo ubwayo, kuyubaha yo ubwayo ukanayikiranukira, kandi igihe uyubaha n'ubundi wubaha abo ubana nabo kandi nabo mukabana neza mu mahoro. Soma rero mu gitabo cy'umuhanuzi Mika ibice 6:8 twumva uko havuga. Haravuga ngo yewe mwana w'umuntu, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda, kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Haleluya. Urumva uyu murongo urabisobanura neza cyane: kubaha, gukiranuka, guca bugufi, kugendana n'Imana nyine wumva ko icyubahiro cyawe cyonyine aricyo cyagaragara kuruta wowe uko ugaragara wowe ubwawe. Icyo kintu Imana iragikunda. Benshi bazi ko kwibona ari kwa kundi ugenda ngo ndi kwirya, bimwe bita kwirya muri za mvugo z'iyi minsi, kwisiga makeup. Ntabwo ubura ari bwo bwibone baba bashaka kuvuga, ahubwo kwibona cyane Imana yanga ni ukwishyira hejuru. Ni ukwishyira hejuru. Imana ntabwo ikunda umutima wirarira kandi wishyira hejuru. Rero niyo mpamvu hano Bibiliya yatubwiye ngo mwana w'umuntu, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Bivuze ngo Imana yadushyiriye ibyiza imbere, itwereka icyiza dukwiriye gukora. Ndabyibuka no mu gitabo cyo Kuva, amategeko Imana yahaye Mose ayandika ku mabuye, ayaha Abisiraheli, ari nayo tugenderaho. Imana yatubwiye ibyo tudagomba gukora byose. Rero icyo Uwiteka adushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no kubabarira, kugendana n'Imana yacu kandi twicisha bugufi. Icyo ni ikindi kintu Imana ikunda cyane, kubaha ndetse no gukiranuka. Ikindi kintu cya gatatu Imana ikunda ni ukwizera. Kwizera, murabizi neza Imana ikunda ko tuyizera, tukayizereramo ibyo itubwiye, tukabyizera nk'uko bitubwiye ko izabikora hatabuzeho ikintu na kimwe, kandi tukizera ko Imana iriho. Hari n'abahakana ko Imana itariho,
ariko Imana nyine ntabwo ibikunda. Igihe wizera ko Imana iriho kandi yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo adupfire ku musaraba, akamena amaraso y'igiciro cyinshi, agatanga ubuzima bwe kugira ngo twebwe tubeho, icyo kintu iyo ucyizeye Imana iranezerwa cyane. Rero mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 6 niwo wavuga ngo utizera Imana ntibishoboka ko ayinezeza. Aravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Amen. Rero ugerageza kwegera nyine akwiye kwizera ko iriho, aribyo twavugaga haruguru. Iyo Imana wizeye ko iriho kandi ikora, ntuhakane ibikorwa byayo, ntuhakane ibikorwa by'Umwuka Wera, Imana iranezerwa cyane. Nanone dusomye muri iki gitabo cy'Abaheburayo haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi uruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, nkagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero rirakomeye cyane, riraryaye kuruta inkota. Niba tuzi ko inkota ijomba, tuzi ko inkota ikeba, bivuze ngo n'ijambo ryayo ryo riracyaye kurusha inkota. Ijambo ry'Imana rirarema, rirategeka, rirakora, ririca, rirakiza. Mbega ijambo ry'Imana rikora byose. Rero ikindi kintu cya Imana ikunda cyane kurusha ibindi bintu ni gusenga no kuyegera. Urabizi ko kominikasiyo y'abantu n'Imana ubundi cyane ni ugusenga. Nubwo Imana tubana nayo umunsi ku wundi, iyo tugenda tuba turi kumwe nayo, twe ntitwayibona ariko tuba turi kumwe. Gusa noneho iyo gusenga ni kominikasiyo ya mbere n'Imana. Wiyumvanamo nayo, mugasabana, mukaganira, ukayibwira nayo ikakubwira. Rero gusenga, Imana ikunda abantu basenga cyane, bagasenga ariko bakiranuka. Murabizi Daniyeli yasengaga 5 ku munsi, akiriza ubusa agasenga. Siwe gusa, hari n'abandi bakiranutsi babikoraga, na n'ubu harimo abagishobozwa kubikora, nubwo imbaraga zigenda ziba nkeya, bamwe na bamwe bakaba batakibibasha. Gusa iyo usenga usaba Imana kuguha imbaraga birakunda cyane rwose. Imana rero ikunda abantu basenga bakarushaho kuyegera. Ikindi kintu Imana ikunda cyane kurusha ibindi ni ukubabarira no kugira imbabazi. Kubabarira, Imana ikunda umuntu ugira imbabazi. Nubwo wahemukirwa gute, ariko Imana ikunda umuntu ugira imbabazi. Muribuka neza Dawidi ubwo umwami Sawuli yashakaga kumwica, icumu rye rigakata ntiryamuhitana. Dawidi nawe yaje kugaruka asanga asinziriye, bishoboka ko yamwica ariko aramubabarira, akata ku kinyita cy'umwenda we ngo amwereke ko yari bumwice ariko ntiyigeze amwica. Nawe yagize imbabazi. Rero n'Imana nayo ibishaka ko umuntu agira imbabazi nyinshi, akababarira, kuko nayo izatubabarira. Reka dusome muri Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 dore ku murongo wa 14. Aravuga ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azababarira namwe, ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Amen. Rero uyu murongo bihamije neza ko kubabarira ari byiza, kuko nitubabarira na Data wo mu ijuru azatubabarira. Nta ntungane ibaho, kuko n'Imana n'abamarayika babonamo amafuti. Bivuze ngo twebwe nk'ikiremwa muntu turacumura, turi mu isi, ntabwo biba byoroshye. Tugenda mu isi yanduye, isi irimo ibintu byinshi byaduca intege, byatunaniza, ariko ngo nitubabarira na Data wo mu ijuru azatubabarira. Jya ugira imbabazi rero kugira ngo urusheho kwishimirwa n'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka aguhe umugisha. Muri make rero Imana ikunda urukundo cyane
kwizera, guca bugufi, ubutabera, kugira imbabazi. Niyo mpamvu iteka yifuza ko tugira umutima nk'uwayo. Muribuka neza ko Imana yavuze ngo Dawidi ni umuntu ufite umutima nk'uwo nifuza, kuko yarababariraga cyane, yagize imbabazi. Rero namwe mujye mubabarira, tubabarire, Imana ijye iduha imbaraga kugira ngo turusheho kuyinezeza. Ndagushimira wowe wageranye nanjye ku musozo w'iki kiganiro. Imana iguhe umugisha. Niba ari ubwa mbere ufunguye kuri iyi channel, kora subscribe kandi usharinge nabura abantu 2 cyangwa 5. Imana iguhe umugisha, ubasangize ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Rero mwari kumwe nanjye Eric Ndayishimiye, ndabakunda cyane. Shalom shalom.